Igitondo cyiza nshuti z'umusaraba kuri mwe mwese dufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi ku migabane itandukanye y'isi. Ndagira ngo twinjire muri wa mwanya mwiza wo gusangira ifunguro ry'umunsi. Insanganyamatsiko iragira iti Imana ikuremere kandi ikurengere. Imana ikuremere kandi ikurengere. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimbane indirimbo ya 20 gushimisha igira iti mbonye umukiza mwiza. Niturangiza tuganire amagambo Imana yashyize ku mutima muri uyu munsi. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje umusanga nyuhagiranize. Anyura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjyaga yanyakira. Amaganya yanjyaga yanyakira, yakamenye iteka uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Ibitandukanye byose yarabikoreye, kugerageza n'indabantu hirya ntwaza anyura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjyaga
yaka nk'inyenyeri iteka n'umuriro zose zo mu isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu niwe uruta inshuti zose zo mu isi bene data. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri itekana igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Nta wundi muntu nari nabona muri iyi si wemera kwakira amaganya cyangwa se amakuba n'amarira y'umuntu, ariko Yesu ajya yemera ayo makuba akabasha kuyakira, akatwakira uwo mutwaro w'amakuba tuba dufite, w'ingorane tuba dufite. Reka rero dusome ijambo ry'Imana twihuse muri Zaburi ya 68, duhere kuri 6 tugeze ku 8. Haravuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe, ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu. Reka dusome mu Bafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Reka dusome Abafilipi ibice ni 3, duhere ku murongo wa 14. Abafilipi ibice ni 3, duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibe icy'Imana yacu ariyo Data wa twese iteka ryose, amen. Bene data, ndashaka kubabwira ko Imana niyo burya yakuremeye kandi iranakurengera. Imana igirengera abatagira shinge na rugero, Imana igiremera abatagira shinge na rugero, Imana igatuza mu mazu abatagira shinge na rugero. Rero Imana ibitwitayeho iteka ryose mu byifuzo byacu. Mu buzima tubamo tubabazwa na byinshi, ariko ibintu bibiri bikurikira birababaza cyane. Hari icyo bita ubukene hamwe n'akarengane. Iyo uri umukene nta jambo ugira muri sosiyete cyangwa se rubanda, ndetse niyo uburana uburenganzira bwawe, hari igihe ugusumbya ubushobozi akugura. Hamwe n'ibyo byose, hejuru y'ibyo byose hari Imana ikemura ibyo byose, igakemura ubukene kandi ikarenganura urengana. Rero Imana izakumara ubukene mu byo wakoze, inyuze mu byo ukora, izaguhera umugisha mu mirimo yawe, hanyuma izakurengera mu butabera, itegeke yemwe n'abashinzwe gushyira ubutabera abafite ubutabera mu nshingano zabo cyangwa z'ubucamanza kuba yakurenganura. Ndagira nkubwire ngo wowe uri mu bihe by'ubukene, ibuka ko Imana ihari kenshi, ibasha kukubesha mu nzu, yabasha kukubakira. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'inyubako, ushobora kuba ufite ikibazo cya minervare z'abana, ushobora kuba ufite ikibazo cy'imibereho, ariko menya ko Imana ari se w'imfubyi, ndetse ikaba n'umucamanza urengera abapfakazi, ndetse ikanongeraho ko ubwayo igifata n'inshingano ikabasha kuturemera, ikanaturengera, ikaturemera amazu, ikaturemera aho tugomba kuba, ikadufasha, ndetse igaha umugisha ibyo dukora byose. Mwene data, sinzi ibihe urimo, ariko ndagira nkubwire ngo Imana niyo murengezi wacu, Imana niyo iturengera. Kuri wowe uri mu bihe byo gupanga, gukodesha, ndabizi biragoye, ariko sobanukirwa ko neza Imana yacu ifite kuba yakurengera, nawe ukabona aho utuza umuryango wawe. Ndagira ngo rero wumve ko Imana mbere y'uko ikurema yabanje no kukuremera. Iyakuremye rero ntizananirwa no kukuremera, ndetse ikanakurengera mu bihe urimo. Ijambo ry'Imana nibidufashe kandi ritugire neza
mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, nkweretse uyu muvandimwe ufite ikibazo afite, cyaba ari icy'ubukode, cyaba ari icy'akarengane arimo, cyaba ikindi njyewe ntabasha kumenya, ndifuza ko wamugira neza ukamurengera. Ndasabye kugira ngo ukomeze kumugira neza. Ni wavuze ngo uzakemura ibibazo by'ubukene bwacu, nk'uko Pawulo yabyanditse aravuga ngo kandi Imana yacu izatumara ubukene bwacu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Yesu Kristo. Data, ndagushimiye ko utugiriye neza, tugiye kubona ukuboko kwawe. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none iteka ryose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda Sierra. Mwese mbifurije kugira umunsi mwiza, kandi mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke ibyo muza gukora byose bibabere byiza, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen, amen, amen.